abankurikira mu bizo gute ejo mu nama ya Young CEO Forum nyuma ya keynotes ya CEO wa Irembo uno mujene afite ibibazo bibiri nshaka kubaza CEO wa Irembo ati one hari internship mwama mu Irembo seriously hagurutse rwose harimo abantu 200 ati hari internship mwama mu Irembo one ikindi cya kabiri ati twafata ifoto hamwe mpora mbigisha. Thank you very much. Abandure muza mu nama iyo ufashe ifoto n'umuntu cyane cyane nka CEO nkuriya ije kumwandikira email n'iki umwibutsa ko mwahuye ko bahura n'abantu benshi. So what's the moral of the story hano? Cyane cyane abyo vango rwe turi broke gomba niba ari ikintu kabisa wifuza mu buzima you gotta go for it. Nta soni ntaki yarabajije kandi ubwo bamusubije yuko bagomba nyine kuganira. Ubwo niba nyine internship ihari right arayibona niyo yabitana hari uko byagenda kose kuko yakoze iyo ntambwe hari kuntu azabigenza kugira ngo ayibone. Iki kintu ngira ngo babwire you have to show up. Kuba mwenda muricaye muyaryamye we yaraje muri yo nama ahura na CEO wa Irembo aramubaza ntagiza atinda ubukuntu muri strategy tukumva ko yaza kuza kurindira ntabwo yenda kugira opportunity yo kumubona cyane cyane ko CEO yahise agenda ariko yarahagaze tereka nibarize icyo kintu aragikora kandi ubwo nizeye ko aka kantu kabisa mu gatekerezaho cyane cyane mwebwe mwumva ko imiryango yose ifunze nta kintu kitashoboka ubwo n'umuhungu mu bandi bose bari baraho ngaho agiye kongera internship wenda nako nzabikurikira nanjye mfite gahunda wenda zizahuza na CEO wa Irembo nzamubaza ahantu bizagera mwumva ukuntu byagenze sawa.